Silicon Valley, umutima w'ikoranabuhanga ku isi yose. Telefoni yawe, imbuga nkoranyambaga zawe, mudasobwa yawe, internet. Ese byose bivahe? Bikorerwa he? Ese birindwa nande? Ibyo byose tugiye kureba uko bikora, aho biva n'aho bibitse n'ibigo bibigiramo uruhare, yewe n'ikigo cy'ibihurudinze. Iyi gisubizo nta kindi ni Silicon Valley. Silicon Valley, agace gatoya k'ikirenga ku isi hose mu ikoranabuhanga, kari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu majyaruguru. Niho umutima w'ikoranabuhanga ku isi hose ukorerwa. Aha niho haboneka ibigo byose bikomeye hafi mu ikoranabuhanga, bibasha gukora ibintu bishobora guhindura ibintu mu mwanya muto cyane, isi igahita yorama cyangwa se igakira. Ibyo bigo nicyo turaza kubona mu kanya gatoya cyane. Gusa ni mu nyemere, ese ni hehe Silicon Valley iherereye? Silicon Valley iherereye muri California hafi ya San Francisco. Izina Silicon rikomoka ku cyuma cya silicon gikoreshwa mu gukora microchip. Microchip ni uduchip duto cyane dukoreshwa mu matelefoni na mudasobwa igihe barimo barazikora. Hard physically bino bibasha gufatika cyangwa se twita tangible parts. Ariko se banza nkorera ahangaha gatoya, asigaye nzi dukomeza. Ubalde official, isoko ku ikoranabuhanga, internet is a future. Kora subscribe tubane igihe cyose. Mu by'ukuri Silicon Valley ni agace gatoya cyangwa se ni ikigo gihorudinze cyangwa se kibumbatiye ibindi bigo byose bishoboka bikomeye ku isi muri technology. Ari byo tugiye guhita tureberamo hano. Turebe umutekano wabyo ukuntu ukaze. Icyo kigo baramutse bagifashe, ninde warokoka? Ese ni ibiki bishobora kwangirika? Uhawe ikaze. Ubundi muri Silicon Valley nkuko tumaze kumva ko ari ikigo giherereye muri Amerika muri leta ya California, dore bimwe mu bigo bikomeye ku isi holding cyangwa se bibamo. Ya mbere muri kubona mbere na mbere ikoze nk'umuzenguruko. Iriya ntago navuga ngo irindwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo buri muntu wese ku isi aba yihanzeho amaso, kuko niho twese tuba duhanze amaso. Ya mbere ni Googling. Google nyiri iki kigo cya Google bamwita Sandra Pichai. Ikikora ni ukuvuga ngo Google murabizi ujya mukandikamo ikintu cyose ushatse ugahita ukibona ku isi hose. Yewe Google niyo ifite YouTube, yewe ni nayo ifite Gmail, yewe ni nayo ifite Android, muri Android ikahita igiramo Google Play Store. Urumva yuko nakayabo kuri Google. Ikigo cya Google niho giherereye muri Silicon Valley muri iki kigo. Mubyibuka neza, Google igira icyo twita Chrome, ikagira icyo twita Chrome operating system, yewe igira n'icyo twita Paper, yewe ni ibintu byinshi cyane pepe. Katugiye ku kigo cya kabiri kiba muri Silicon Valley, Apple Inc. Apple urayizi? Apple nyiri kigo bamwita Tim Cook. Iyi Apple ikintu ikora, itanga telefone za iPhone, mudasobwa za Mac bakunze kwita MacBook, bagatanga yewe na software zizewe zikora mwizo device zabo cyangwa se mu bikoresho by'ikoranabuhanga baba bakoze. Ngira ngo urabizi neza yuko niba udafite telefone ijyamo Android, uba ufite ijyamo iOS ya iPhone. Zihari urumva n'ubundi birimo birapezanya. Apple na Google bisa nk'ibishaka gupezanya. Ikindi kigo cya gatatu taruzi ko kiba mu gikomeye pe, bayita Meta platform. Meta ni ikigo kibirimo Facebook, Instagram, WhatsApp, ndetse niyo bita Threads. Zose ni z'umuherwe kabuhariwe witwa Mark Zuckerberg. Icyo ikora imbuga nkoranyambaga zikomeye nka Facebook, Instagram, WhatsApp, zihuza abantu benshi ku isi hose. Naho urumva nayo niho iherereye irakomeye cyane. Tukahita dusangamo ikigo kizwi nka Intel Corporation. Intel Corporation nyiri kigo bamwita Pat Gelsinger. Icyo Intel Corporation ikora, mugira ngo benshi muzi microprocessor cyangwa se ama processor y'ama machine.
kumva ngo ni I1 I3 I5 I7. Ibi ngibi bigenwa n'uyu mugabo nyiri iki kigo bita Intel Corporation, ikora microchips zikoreshwa muri mudasobwa, telefone ndetse na serivisi za internet. Ubwo ndavuga muri ya device cyangwa muri bya bikoresho byitanga internet. Hakaza uruganda rwa gatanu narwo ruba muri Silicon Valley, Tesla Inc. Kuvuga ngo Tesla ni ya Elon Musk nyiri X iri yahoze yitwa Twitter. Tesla ni uruganda rukora imodoka z'amashanyarazi zifite battery zifasha mu kubika amashanyarazi ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga birengera ibidukikije. Ibaze uruganda rwa Elon Musk narwo ruri muri Silicon Valley. Indi kampani ikomeye mu bijyanye n'ikoranabuhanga iba hariya, mwumva hafi ya zose nazivuze, ariko twibagiwe imwe yitwa Cisco System. Ibi nyiri kigo ni Chuck Blobins. Ni kuvuga ngo Cisco System niyo itanga ibikoresho bijyanye na IT cyangwa se information technology, amakuru ajyanye n'ikoranabuhanga ku isi hose, kuyabungabunga, uburyo agenda mu kirere, biramubona mu migozi, bira byose ni Cisco ibigenga. Ikikora ikora ibikoresho by'itumanaho birimo routers ndetse n'amaswitch byifashishwa mu guhuza internet cyangwa se murandasi ku isi hose. Kuri Silicon Valley hari ingenzi cyane, ariko mbere yuko tuvuga ngo ni ingenzi cyane, nizere ko amaze gukora like kuri iyi video, ugakora subscribe, ugafungura igihe twajya tubana igihe cyose, ngiri kumva no reproduction n'ubundi nk'ibisanzwe. Tuvuga ngo Silicon Valley ifite amashuri y'ubushakashatsi akomeye nka Stanford University atanga ubumenyi buhanitse, kandi nanone ishoramari rikomeye rishyigikira ibitekerezo bishya n'udushya. Silicon Valley ni ingenzi mu muco w'ubufatanye no guhanga udushya kugera ku rwego rwo hejuru pe. Ibigo bifatanya mu guteza imbere ikoranabuhanga rifasha isi yose. Ngira ngo wabyumvishe niba nka Cisco irebana n'ibijyanye na internet, izo mbuga cyari zikenera internet kugeza ubu ngubu. Silicon Valley munyihanganire ni umutima w'udushya dukora isi y'ikoranabuhanga ya none n'ejo hazaza. Kuvuga ngo Silicon Valley muri make irindwa n'isi yose. Wowe rero twabanye muri iyi video, ndagira ngo nkwibarize akabazo gato. Ukoresha telefone, internet gusa? Ndakerekeza uri kunyumva ukoresheje ibyo bintu bibiri maze kuvuga, cyangwa se mudasobwa? Ibi byose biva muri Silicon Valley. Niho hategurwa hagakorerwa ikoranabuhanga rituma ubuzima bwawe buba bworoshye neza aka kanya, bukahora bumeze neza buri mu isi ifite iyi sura ubona aka kanya. Nje twabonaga Ubalde official yica no nkwibutsa ko incyamakuru ajyanye n'ikoranabuhanga, inkuru z'ikoranabuhanga, udushya, ubwenge, tech tutorials, application, utuntu tujyanye na digital skills, gukoresha application agezweho n'ibindi bigiye bitandukanye. Wakanda subscribe ugafungura twayatubana. Bye bye, God bless you. Ubalde official, isoko ku ikoranabuhanga, internet za future. Kora subscribe tubana igihe cyose.